element asanze afite hit nka 40-50 ya ufate Kenisoro deja ari superstar nje gukubita amahiti mose uyita umuha ngo niwe manager wanyu na hamwe na hantu byabaye ntibyashobokaga. How are you going to be super Keniso igikurura kizi ariko igikurura kizi wowe muzi igikuri bro igikuriro nawe sizi niba ari ukubera ari igikuri gucya igikuri ntago mujya nta muntu ujya uvugira mu gikuri cyanje igikurura rivuga kikakubwira ati ibyo bivuze no amabizi abivuga gutyo igikuri niba bari kasuka avuga igikuri bro ntabwo muze gikuri mwe igikuri gifite hit nk'15 Nuga mbere bonye abafana bawe Kasuku bakwihindutse muri comment. Buretse gato Dumba reka gushaka kuvuga ngo unteranye n'abantu. Ibyo nkubwira ibyo oya ariko umva nkubwire banza wumve Dumba reka ngewe mbaze bano bantu bari muri comment ndabinginze kandi nanjye ni mu byubahe mu binyandikire kuva mwabaho. Kenisoro mbere yuko ajya muri 155 na nyuma yuko na nyuma yuko agiye ariko Kenisoro uretse ariko se waba yuretse ko abafana baca impaka mbere yuko Kenisoro ajya muri 155 ukuntu yakoraga imiziki birangana n'ukuntu yayikoze ari muri 155 mu nyandikire muri comment nanjye je arirutse je ararepti je iyi ntambara ntayashoboye je vuga tukugarure je skwiza urajyahe garuka umva comment zanjye zahagaze umva Dumba ari umuntu warumugariyemo mwana umuntu warumugarana n'impamvu umva se ntuza zanjye zahagaze comment ntago ndi kuzibona reka mveho nongere nsubireho vaho ugaruke urumva Dumba ikintu murimo murakorera uyu mwana ngo ni Kenisoro mubaza abantu ngo niba ngo atarazimye niko kumuzimya mushaka kumukorera mureke gukomeza kubibwira abantu iyo ni propaganda mbi murimo muramukorera. Kenisoro ni umuhanzi mwiza ariko maginga yangaya arimo arikorera mureke kumukorera propaganda mbi murashaka kuzimya Kenisoro. je wavuze ko umuziki babafashe nk'abavandimwe abana Dumba reba muri comment je ndabizi ko je barimo baramukuri reba muri comment barimo barakora Kenisoro yarakoze buretse gato yasubiye inyuma murimo ntureba se murimo murarangiza umuhanzi nababwiye nabibiyamye buretse gato murimo murarangiza umuhanzi mu gukora za propaganda muzigaragaza ko ngo yazimye muramurangije narangire nagere n'ubundi azarangira kangahe yes nibyo nyine mwaramurangije natwe reka turarya kuri iyo mwarangije natwe nta kibazo urumva so reka ngero ngutera story reka nyine nkubwire sureba ngiye reka nkubwiza ukuri nta namezi menshi mbahaye uraje urebe Kenisoro katagiye kongera gukora umuziki noneho bien ajya gukora igiye gusohoka ejo ya Kenisoro na Bitre wumvise ese je reka nkubaze ubundi we wenda mwe mu bamusobanukiye n'ibintu ngo by'amarebo n'ibiki ubundi ngiye nagira ngo iyo umuhanzi abonye rebo akoreramo uri kumva ahubwo nibwo bagomba gusora imiziki myinshi kuko nibo bagomba kumufasha bakamukorera n'amavideo ibintu birenze nyine tukamenya ngo umuhanzi nuwo muri 155 asohoyemo indirimbo nyinshi kandi 155 niyo rebo yari ifite abahanzi beza kandi bakomeye niba rebo ifite ikaba ifite Kenisoro ikaba ifite Rosikana ikaba ifite Bruce Melody noneho ibaza aba bani yaba bakoraga indirimbo kabisa bagakora indirimbo bagakubita indirimbo so nta ndirimbo bakoze aho shanje muri babashimira mwiriro ko tombe putwa iyo ndirimbo ni yishuriye hakabaho ya ndirimbo yindi yasohoye ya mbere bayita gute iyo yasohoye mbere yayikoze akiri muri country record hazaho indirimbo ya mbere yasohoye ya mbere ikunzwe cyane ifite nyire nka miliyoni nka zinga ifite aka video kabi nuza atari kashera ni kashariko indirimbo ya Element indirimbo yakoze ari mu ishyamba mu mutara atarabyimba se
ariko abyimba byimba byimba niyo ya byimba ndirimbo ye ya mbere, indirimbo ya siyo element ya kashe se mbere. siyo kashe se Kashe, I guess ni kashe, yes ni kashe. Mm. Iyo kashe element yayikoze atarajya muri atarabyimba 155. nyine atari ibyimbye. ariko si ibyo bintu byo kwibyimbya uri kuvuga Umva ni se, ibiki? umva buretse gato, yego twemere atarabyimba. Ntabwo yayikoreye muri 155 ni ya mbere. Indirimbo yindi element nubwo iri kuri account ya element, ariko ni injungu za bose kubera ni Fudetwa. Irimo bayikoresheje kugira ngo babeshe Roskana, cause Fudetwa ibesheramo Roskana, Bruce Melody yungukiraho kuzarayiperforming ayikoreraho amafaranga. So iyo ndirimbo nubwo iri kuri account ya element, bose bayungukaho. Nukuvuga ko iyo ndirimbo nubwo iri ku account ya element, ntabwo nayibara ko bamukoreye igikorwa cya danje ku giti cye. Mirere niyo ndirimbo element twavuga ko 155 yamukoreye ari igikorwa cye wenyine, umuntu umwe. Iyindi tombe element niyo wayikoreye ku mafaranga ye. Mu ndirimbo zine muri indirimbo imwe twemera 155 yakoreye muri Ntuza. Tugiye kuri element mu myaka ingahe? Ubwo uzi ikintu uza kumbwira, uraza kumbwira ngo twasayininze amasezerano ngo na element y'ubu producer pan ubuhanzi. Nicyo uza kumbwira. Nurangiza umbwire ngo ariko rero ngo twabikoraga kivandimwe, nanjye kugukubita ingingo ya accountability. My friend, ashaka kukubwira element we Roskana ntabwo tuza kumuvugaho kubera Roskana nta kintu na kimwe bamukoreye. Bro, njyewe reka nkubwize ukuri element Dumba. ubundi reka nkubwire Dumba, uzi ikintu Dumba. twebwe tuzira Dumba nawe Jay, reka nkubwire ikintu kimwe tuzira man. Njye nabonye ukuntu nka Tanzania ni bashyigikirana, ugasanga nyine niba bafite umuhanzi ukomeye uri kumva cyangwa se undi muntu nyine akaza akakubita indirimbo ya danje wana bamushyigikira, ugasanga nyine bamuriho. Bro, hano mu Rwanda none abakubwiye ngo twereke umuhanzi ufatiye nyine umuziki nyarwanda, nyine uyu muntu ushobora gupresenta nyine ukavuga ati uyu muntu niwe muhanzi kabisa, cyangwa se ukora iki, sibyo? Si element Bria buretse gato. Ibyo rero nibyo birimo birababaza abandi oya byibabaza umva nkubwire Dumba, nuza Bruce Melody banza wumve we mukozi wa 155 we Jay arimo aradushyiramo ibiradiyo kugira ngo natwumve nitukumve. oya reka natwumva nabangura uratwumva urabesha agiye hamwe. noneho umva ikintu ngene ngiye kubabwira man. Niba mu Rwanda dufite Ere akaba ari umuhanzi, bro, nta ndirimbo nimwe Ere akoreye undi muntu ngo ntibe hit. Hari nimwe? Ni ukuvuga ngo dufite umuhanzi uri unanarimo na producer kandi w'umuhanga. Jay kano kanya twese twakabaye tumuri inyuma tumushyigikira n'ibikorwa byiwe, tumushyigikira ku buryo nyine nawe azamuka akagera ku yindi level. U Rwanda narwo rukaba rufite umuhanzi ushobora no kujya gutegura igitaramo mu Bwongereza akagitegura ari umwe, sibyo? Kandi abantu bakitabira, abantu bakarya show, sibyo? Ariko none se uyu munota nimba umuntu agize gutya ngavuye aha ngaha bigahita biba intambara, utangiye kuvuga ngo ntago cyumva indirimbo ziwe. Why? Kuki utacyumva indirimbo ziwe? Kubera icyo utari kuzumva? Kubera icyo utari kuzumva kandi ari muri kandi ari muri 155 warazumvaga? Uri kumva ko wowe deje ufite uruhande. oya element bamufitiye ishari. Bria Ndakumva ibyo nibyo element arimo aragenda aganira iyo avugana n'aba badumba. Ibi ni ibigaragarira amaso y'abantu bose. None ariko se Jay hano ko ufite igikundi cyawe cy'abantu bo muri comment bahora bakubwire bubwire bwongere bubage. Si ngubu bubwire barimo barabaga nabwo bwahindutse bwa buboro mubagana. Bria mo barakubwira sibyo ngo amashuka element Ere ni munini bro, Ere ni munini. Kandi Ere arimo ibintu bibiri bro. Element ntago ari umuhanzi ujya gushaka producer ngamukorera indirimbo. Oya, waricara akabyikorera. Ndakubwiza ukuri aho element yaba ari hose yakora kandi yakomeza agakora kandi ntabwo rero gereka nkubwire njyewe one piece of nibi ngiye kukubwira. Kurwanya element nukuri kw'Imana birazimya Bruce. Nukuri dore wallahi billahi tallahi kurwanya element. Oya nibashake na Bruce Melody n'umuhanzi mwiza pe. Ariko reka nkubwire Jay nge wumva ukuntu ikibazo hano tutari kumva nawe. Uravuze ngo buretse gatoya Dumba, buretse
uyu Jay yaravuze ngo Element akiri muri 155 ngo yumvaga indirimbo ze none ahaviriyeyo ngo ntago acyumva indirimbo ze ese indirimbo zarahindutse zabaye mbi byagenze gute kubera yuko ufite uruhande rwa 155 niyo mpamvu utacyumva indirimbo ze uko yayivuyemo we Jay ibyo ntago ari arazumva arabesha Brian ndimo ndakumva man wari uzi ko uwo Element ari 155 AM itumye abona visa imujyana muri Amerika hari iribise hari ikibazo ndi kubikubwira nyine wumva noneho uwo mwana iteka ryose iyo aganiriza abantu ku ruhande abaganiriza uhari izo ni propaganda batangiye na badumba ngo kubera ko yabonye visa imujyana muri Amerika ngo batangire bihenure siko bimeze ngo batangire bihenure ngenda bazi mwana buriya ibi bintu ndimo ndakubwira abo bantu nkubwira ni abantu nzi neza 100%. Uwo Dumba afite icyo akenyereyeho ngo atangire harabite ngaho nyumvira none se reka ngwaze reka mbyemere ko Dumba nawe yemeriye iyo ruswa reka mbyemere aba bantu bo muri comment bose babagaburiye babahaye abantu muri comment bo wibitaho bavuga bagendeye abo muri comment mwagiye ku ruhande rwa Kasuku mwivugira ibyanjye umva abantu muri comment bagendera ku byo umuntu yatangiye azana Dumba yiri bavuga nacecetse naguhaye 5 minutes haza abandi bantu basanga buriya nagiye kuza ariko abantu barimo barambwira ati Jesu Kristo mpanga utabara Dumba ibintu arimo arakora ntago bibaho je ubu noneho wajuje gutabara iyi ni message nshaka kuha Coach Gaye mubwire ko ikintu arimo arakora kurwanya ere nta hana arimo ararwanya ere hano nzi neza ko umva reka ndangize je ikibazo cy'unkiramo ibintu arimo arakora kurwanya ere ngewe Dumba Coach Gaye nawe mukure muri bino bintu Coach Gaye ni umukire ni umubosi ibyo tubanze turangize ibintu arimo arakora oya Brian mwebwe mutinye ibyanyu mugende mutinye nawe je utinye ibyawe ngewe Dumba izima ndikinyereraho ntago njya ndivaho nta kibazo mu bivuga ibyo ngibyo niba babana n'amafaranga zayo yewe ndakwiyamye ngewe nta muntu wamaye amafaranga nta none ganya kuma amafaranga ngiye nk'ubu ngo reka ngubwize kuri kintu ibyo wivugisha hano ngo ari umukire wowe uza amafaranga mfite kuri konti we Brian oya wamaze umva ngiye nkubwira ikintu cyambabaje wewe wamukoze wa 155 AM wewe wamukoze wa 155 AM wowe Jay Squeezer ikintu cyambabaje ni ukubona nk'umuntu w'umuyobozi CEO wa company agenda agakora ikiganiro akavuga ku muhanzi bari bafite cyangwa se akavuga ibintu byaberagamo indani umuntu wese atigeze amenya akaza akajya ku binyamakuru ngo Kenimani wabonye kugihe narabibonye man se birani umva yagiye ku gihe atangira kuvuga ukuntu ngo Roskana yishoboye bro umva iriya niyo bita reality ziko Kenny yagiye ku gihe atera story sabya birabiboro we uzi ikintu kimwe cyamaze kubaho narababwiye ndavuga nti ubu bugambo bwirirwa muvuga ku mbuga nkoranyambaga bwamaze gutinyura 155 AM ntago bagitinya bya bindi ngo muraza ngo mubaharabi bahisemo kuba ababloga bahisemo kuba bakasuka umva nkubwira ikintu Dumba waretse kunsetsa ngo bahisemo kuba bakasuku ntureba nk'ubu ngubu ufite gusanga Kenny arimo hano muri comment Coach Gaye nawe ari ahangaha rwose arimo ararebera imirimo bavuga muvuga ubusa uri kumva ariko ngewe ndakwiyamye sindi kuvuga ubusa umuntu avuga ukuntu abyumva Burengeton je ndimo ndavuga ubusa nta busa rero ndimo ndavuga buriya wabyumvise ndi kubyumva rega ngiye urakoze cyane kandi ujya wibuka ko uri umudije ndakwiyamye niba ndi umudije se namaze kuba ndi umudije ushatse kuvuga iki
uzanyenera yuko bari akazi. bujye yego ye bazakarorere bajye kugahereza abandi icyo gihugu cyuzuyemo abadive nka sa Ndakubwiye ngo ibyo uzanyenera umva akazi. nkubwire sheri umva nkubwire bro jeyi ngewe ndihiringa ndishakishiriza uri kumva ibyo byo kujya kumbwira ngo umuntu ngo nimuvuge neza cyangwa nitware neza ngo azama akazi isikiwe ngewe ngomba kuvuga bro ngewe reka nkubwize ukuri imbere y'Imana yo mu ijuru ntago ari ukubeye nigeze kwicara mu mutima wanjye mani Kenisoro nge ni inshuti yanjye nta nubwo nigeze mbimubwira nabitekereje ku giti cyanjye ndavuga ko semana yanjye man umuniga wanjye kweri nyine birarangiye arazimye nyine gutya baramuzimije nivuge baramuzimije uri kumva umwana akamara igihe kingana gutya adakora mani Kenisoro ni umuhanzi mwiza ni umuhanzi uzi kuririmba uri kumva ni ukuri ko Imana reba indirimbo zose za Kenisoro yakoraga mbere bro ni izina ry'Imana na n'uyu munota ziracyari hit uri kumva ariko uno mwana aragiye aricaye baramwicaje aricaye nta ndirimbo ahora muri studio ngo buretse umva nkubwire Dumba urabyemera yuko aho mu Rwanda iyo umaze ukwezi amezi abiri nta muntu kumva abantu bakwibagirwa bakagendana n'abandi bari ku murongo mani Brian nkubwiza ukuri Kenisoro nubona ko njya mubona Kenisoro mbere ni kagufi kangiraga hano sibyo after 155 usiko kahise kangira hano hafi y'amabya bro kara noneho kahise kabana kagufi hejuru cyane kubera 155 ikibereka ko muri bigori ikibereka ko muri bigori niyo muvuga ibintu bisere mu tamuzanamo blague ibyo nababwiye ngo murimo murarangiza umuhanzi muri kurangiza umuhanzi nta muntu umurangije hano twese turamukunda Kenisoro ariko ikintu inama y'ibintu nakugira we Jay Squeezer ni mu mbabare twese dufashanye niba tubona yuko hari umuhanzi bro reba urwego Diamond ageze ku rwego rwo kujya gukubita igitaramo umwe one man show agakubita agafata abahanzi bagenzi biwe akagenda agakora igitaramo mu Bwongereza bro urambwiza ukuri ko hari umunyarwanda wajya hariya hakaza n'abantu 1,000 n'amagana ngahe none se mumbare mubwiza ukuri sibyo Brian kubera iki mubarema mu rwango ceceka mubarema mu rwango bamwe bakaza bakigira ngo twe turagakundi ngo karunaka natwe ngo turagakundi kabarunaka kubera yuko bakunda Jay Squeezer barajya ku ruhande rwa Jay Squeezer kubera ko abanga bakunda Brian barajya ku ruhande rwo kwa Brian nyamaze twakabaye dufata umuhanzi nk'uwo nguwo yaba Ele yaba Bruce oya wowe mbabara wese ubuko n'ubu twe turi mu bugambo uri kenyereyeho I know reka twivugira ubugambo je komeza Brian uri kumva mani aho kugira ngo dushyigikire dufate umuntu natwe tumuzamure tuvuge ati uyu nguyu ahubwo wowe uri murazana ngo man Jay ngemba mbibona ko ufite uruhande kandi nawe uba wabyivugiye ati ngewe era kiri muri 155 numvaga indirimbo ze aha virimo sinyumva indirimbo ze kubera icyo utari kuzumva kandi none se uburyohe zari zifite bwarashize ngewe nikuvuga impamvu yanjye reka nta mpamvu nimwe ufite wowe ndakuzi wa mana we nta mpamvu niyi nimwe ubundi se amvomera amazi kuma nyina nawe ariko koma nyoko wese wayamuvomera cyangwa warakuvomera nta mazi amvome nawe Kenisoro niba yarababaye yahise aseka nagaswe Kenisoro niba yarababaye yahise aseka bahise bamuhorera kabisa bamuri aha ngaha muravuga ubusa ndashaka kukumenyesha erega shu reka nkubwire none reka dutegereze ubundi reka tureke amagambo dutegereje tuze kureba niba indirimbo Elementary busohore uri kumva itari burya igihiti ngo nukubera yuko atari muri 155 reka tubitegereze tubirebe ibyo ngibyo nta muntu wabyanze kuba bafite impano bari abantu bafite impano ese urabyemera nge ndabyemera ko bafite impano ariko ni ingegera yego ninde utari ingegera mbere abana ni ingegera pe ninde utari ingegera ngere kukubwira bariya nibo nzi nyine abariya ni ingegera abandi bose ni tubyore ubwo je ari muri kwe yabuze n'ibyo avuga uri muri kwe kwagufasha amabya gutya bro Dumba ikintu kimwe mugomba kumenya ni urabona ibintu nka Brian abaza akavuga aha ngaha yihenura ndi kwihenura uretse uzunyumvire kunteranya nihenuye kuri inde
ntabwo uratangiye niheneye kuri nde oya ngewe nuko reka nyara nkubwire akantu nk'iki ndabigusubiriramo n'ejo bundi nzabigusubiriramo bro ngewe elementi mukundira ibintu bibiri kuba honyine ari umuhanzi akaba afasha n'abandi bahanzi bagenzi be ibyo byonyine Koci Gayeri umva je Koci Gayeri ntari birye urakoze cyane ariko bagiye rero Koci Gayeri ndamukunda pe ikibazo cya Koci Gayeri ni ikihe Brian Koci Gayeri ntabwo azi kwifatira imyanzuro nkawe adafite ibindi bintu bimuri mu matwi ubu nka cya Jay kiragenda kikamuhutera oya ntabwo ari na keje nta kibazo cye hari abandi bantu bafite ikibazo cy'uko Element arimo arahitinga bakumva batamwifuriza neza rero nibo bagenda bakabwira Koci Gayeri ngo Element aragusuzuguye aho yumvira ahangaha niho hantu mugomba gufata very very serious kandi niho ruzingiye ahangaha icyakubwira ukuntu Koci Gayeri akunda bari abana ntabwo wabyumva ibyo nibyo ndimo nakubwira Kasuku Koci Gayeri wenyine aho ngaho rwose ndagushyigikiye oya Koci Gayeri agira urukundo bro kandi ruri pure nta gufeka nyine tu arabigira kandi oya nuko niko kuri ariko abantu bamuza mu matwi bo bumva ko bafite ishari Element abantu barashaka yuko ari nde uba umuhanzi wa mbere mu Rwanda tuvuge ngo uyu niwe muhanzi abantu bari gushaka umuhanzi wa mbere dufite mu Rwanda ni Bruce Melody ibyo rwose ni ibidasubirwaho Bruce Melody reka nkubwize ukuri je Bruce Melody yari umuhanzi wa mbere umwaka ushize urakoze ndi kukubwira Bruce Melody maragendera ku ndirimbo nyinshi Jay ari kugendera ku ndirimbo nyinshi ku muntu ufite indirimbo nyinshi ndi kugendera ukumva indirimbo zikunzwe consistency ukumva niba ari ku ndirimbo zikunzwe rero hita ufata Element umushyire kuri uwo mwanya wa mbere nta kindi ntubu na n'imibare irivugira uzi ko ndi mu bantu n'imibare irivugira ukumva uzi ko ndi mu bantu bahuye n'umuhungu waguriraga Element ntuza views n'abasabu ndamubwira nti muvandimwe rekera aho ngaho murangiza umuhanzi sinakubwiye ariko none ndamenya bakwishyuriye ikira ndamenya amafaranga baguhaye ari ayo kuvuga neza ikintu tugiye kukureka gukora ubu ngubu tugiye kukureka ugende ubire kuri live mutwikane na Piyonika turagusubiza kwa Piyonika nanjye ndabona ariho hantu honyine agomba tugiye kugutwara tugushyire kwa Piyonika wikiringire na Piyonika na Jackie mwiberi urakoze ariko Dumba utajya kuvuga ibintu bitumvikana je we Bria ndakumva mama ujye umbwira ngo sinkajye kumbwira ngo abantu b'ibigori ibaze nk'icyo kigori muvuga mbabarira nawe unyumvire izina ry'Imana mbabarira nawe unyumvire abantu b'ibigori none se mu gihe utangiye kuvuga ibintu tutumva ariko shaje nanjye reka nkubwize ukuri kubera werega njyewe nsanzwe nkuzi ndabizi neza yuko ukorera 155 kandi nabyiza no kuba turi kumwe n'umukozi wa 155 kuko iyaba byanashobokaga jewe nanapfa ku bwa 155 sinakubwiye thank you so much urumva nge ntago ngira Bria ibintu bigeze ntago ngira ibintu byo guta Dumba uri kumva yuko nta Jay niba nyine ari aho ngaho ahagaze urumva yuko umuntu wese utari gukorana utari kuvuga rumwe cyangwa se utari gukorana na 155 AM none nta mazi abamvome nta mazi abamvome naba ariko nta tuzu bavomera umva nkubwiza ukuri ntureba nta wundi muntu ku isi ya rurema ushobora kuba yatuma bari abana bagira standard of living nk'iyo bari bafite ibi nkubwira ngo kuri abana bagiye kongera gusubira gutira imyenda ntaribi noneho ntaribi reka nkubwire reka tubishyire n'ubundi imibare izivugira reka dutegereze turebe next move
turebe ikintu noneho burya n'indirimbo buretse ikintu turebe bagiyemo indirimbo zigiye gusohoka turebe noneho biraza kwivugira ibyo ari byo byose Element niba ari umuproducer mwiza uzi ubwenge unanakora agomba gukorera niba ari na melody ugiye gukoresha indirimbo agomba kumukorera byanga byakunda nkuko asanzwe abikorera abandi ariko noneho ngiye reka dutegereze turebe indirimbo Element ari mana iyi message muyingereze kwa Element natubabarira ubwo ndavuga abamufana abamukunda akubita indirimbo noneho turebe yuko itari buhitinge ngo kubera yuko ngo atari kubarizwa don't worry zirahari Brian umva don't worry zirahari indirimbo za umva Eri umva buriya Mhm. ngo agatinze kazaza niki ni amenyo ya ruguru ntari urakoze cyane umugani nkubwiye uzawumbwira uvuga ati nirwo rugero rwiza rw'agatinze kazaza je nanjye reka nkubwire ngo ucire umugani mu kinyarwanda baca umugani ngo agatinze kazaza niki ni amenyo ya ruguru nk'uko uwunciriye nanjye ndawubusubije natwe reka dutegereze iyi niyo nama ngiye guha ko Kigayeri je nkande se wowe nkande dum nje nkandi uri muravugana n'umukozi wabo no wowe nkande nyine uragira inama mukire niryo kosa mujya mugira niryo kosa mujya mugira ugiye kumera nk'awa mugabo w'umuhanga ngo wagira inama umukire nta muntu ugira umukire inama umukire ibyo avuze biba ari ihame bikaba n'itegeko nta muntu ugira umuntu nkawe buretse gato umuntu nkawe w'umutindi ntushobora kugira umukire inama ntushobora no gutanga ariko ushingira hehe wita umuntu umutindi umuntu yitunze yigaburira ngewe miliyoni y'umuntu ntazimo n'igiceri cye cy'ijana ndikubwira dumba nta burenganzira ndetse nta n'ubushobozi iyi si telefoni Brian iki ni iki hari iyindi telefoni ndimo ndavugiraho sibyo dumba nta bushobozi reka nkurangirize mfite n'ama earpods sibyo uragakandagiye Brian ndi umutindi oya ntabwo uri umutindi ntabwo mba ndi umutindi umva nuvuga ko hari akantu mfite hari ibintu mfite bishobora kugura amafaranga cyo kuba ari Brian oui hano hari umwana w'umuhanga umfashije cyane mureke basubize inyuma ho gato sibyo kugira ngo mbereke ko mwebwe muri ninjiji we na Dumba nawe wishyiramo n'injiji ya mbere kuko uretse gatogira mugani muraba kuvugana na cya kindi cy'urunyinya nk'uko mwabivugaga sibyo reka ahubwo ariho turi bukohereze mu kanya akaba ari ujya uwo guhangana nawe uwo guhangana na piyoni kakabizi uretse gato nkubwira mwakomeje kuvuga ngo iby'imibare ngo imibare bigaragaza ibiki byose za YouTube rega baragura kandi nababwiye ni bari abana bazaba scamming bazababeshya mu gihe barimo barigura reviews n'ibiki byose ngaho mugende murebe za Spotify bara ntabwo kubeshya igwa icyo bita reality uretse gato iguha icyo bita reality wait je ikibazo cyawe je nagushobora no kwemerera umuntu ngo making reka nkwereke nagushobora kwemerera umuntu kugira ngo making a point ko bitumuciramo kubw'inyungu zawe ariko reka nkubwize ukuri Spotify none se uwo element imibare itagaragarira kuri Spotify uretse gatoya nkubwira impamvu Spotify ya Bruce Melody ishobora kuba irenze kurusha izindi Bruce Melody turemeranya nawe cyangwa nawe n'umuntu wari wese kandi nta n'umuntu ushobora gutwara impano ya Bruce Melody ashobora kuba ari nawe muntu wa mbere ufite impano ya mbere mu gihugu Bruce Melody bari ahantu babyanditse hano hari undi mwana wanditse agatanga nanone umucyo aterementi ntago arenze cyane kuko akora ibintu bisa olala ni nka kuri ukuntu yifotoza amafoto amwasa nta hantu abatandukanye buretse gato nkubwire uziko iyo yifotoza ubugira ngo ni nka ba Keti ubugira ngo ni ba Shadibo ayima mawe umva ubwibyo mvuze ndavuze Bruce Melody ni umuntu afite indirimbo nyinshi zitari mbi turumvikana je yego
Bruce Melody gutanya mu myaka 3 ishize cyangwa imyaka 4 ishize aho Ben ashobora kuba atarakuze n'indirimbo na zimwe na Element ashobora kuba atarakuze n'indirimbo, Bruce Melody afitemo indirimbo nziza ariko atari urumva hari indirimbo hit mega hit n'inyiga zishobora kuba zigira ku ndirimbo 30. Dumba wemera icyo bita reality. Uretse gatoya ndangize abantu bari hano barangurikiye buretse gatoya wemera icyo bita reality. Hano bamyutinga gute kubera iki cyo tanyemerera kuvuga? Wemera icyo bita reality. Ni mba nkubwire rero Jay yashaka gucabitiranya abantu nuko avuga dobekeranya ubugambo niyo wemera impamvu kuri Spotify akurikirwa cyane nuko afite ibikorwa byinshi abandi bantu badafite. Bahe Element indirimbo 30 rebe niba Bruce Melody yamukurikira. Yabibasha indirimbo 10 zonyine indirimbo 10 zonyine zarimo urebe yabibasha se ko yabayibereye muri photoshoot. Statistics matter. Imibare ntabwo imataniga hari ikiko statistique. Urumva ko yabayibereye muri photoshoot se yabibasha. Ufashe indirimbo za Element ufata aba monthly listener ba Element ku ndirimbo enye warangiza ugafata n'aba Bruce Melody. Element ubaye umusubije umuhaye indirimbo Bruce Melody afite mu gihe kingana na Bruce Melody umva nkubwire Dumba niba ibi binagusobanurira utabasha kubyumva je Dumba niyo mpamvu umufaransa w'umuhanga yavuze ko la majorité compte. Majority nyine irakonta. Nyine icyo ni ikikwereka rero ko ibyo ndimo ndavuga ari reality. Nuko majority yawe ikonteringa hehe? Ikonteringa nyine muri ibyo bintu uvuze. So niba majorité ari ubwinshi bw'abantu. Thank you so much. So rero niyo mpamvu ngubwira niba uri umuntu wize kubera kenshi jya numva uvuga ko abantu bize uhita umenya ikintu cyitwa statistics. Statistics ukora ikintu cyitwa probability cyangwa ugafata mwayeni cyangwa atangurangirize. Ntago mu kujya kureba uwatsinze imibare utufata indirimbo zine ugafata imyaka nkine ya Bruce Melody ugafata nawe ugahita uvuga ati izi ndirimbo zine za Element iyo nzigize nyinshi nkazigira ngasa nk'iza Bruce Melody mu myaka ine Element yaba afite aba monthly listener bangahe? Ese uburanira bagira kuri miliyoni. Uburanira kobwa umuburanira statistics my friend. Otherwise Bruce Melody nakomeza gutya aba monthly listener nabo bazagenda hasi az imiziki igenda imanuka. None kobwa umuburanira buretse gato Bria ariko se mwaretse tugashyigikira tugashyigikira na Bruce Melody bose tukabashyigikira. Buretse gato Bria narumvise bantuza abangaba badumba Element atarashaka umuntu babwira ngo abashyirireho bari bamwitaga ngo kobwa. None se kobwa uramuburanira nka producer cyangwa urimo uramuburanira nk'umuhanzi? Ubu ndimo ndavuga nk'umuhanzi. Urimo uramuburanira nk'umuhanzi? Ntago rero yasinye muri 155 nk'umuhanzi, yasinyemo nk'umuproducer. Genda ushaka umuntu ubaza ngo kobwa yasinye muri 155 nk'iki ni nk'umuproducer. So ariko ubu turimo ntagari nk'umuhanzi. Ariko ibyo nari ndimo ndavuga bihuriye he na 155? Nina nibyo ndimo ndakubwira kubera ko wakomezaga kuvuga ngo ngaho reba ngo bavuye muri 155 ngo bagiye kuzima. None se kobwa nako we wazanye je ntukazajya utakara wavuze ati mibare ngo 50 ngo mugene murebe monthly listeners zo kuri Spotify. Nanjye nkakubwira genda ureba yutekereza na statistics y'ukuntu bimeze. Ureba aba monthly listener ba Element urebe n'aba Bruce Melody. Reka njyewe nibarije Jay Dumba ngiza Bruce Melody urebe abaza kubafite. Umva nkubwire reka njyewe mbaze Jay reka nkubaze Element afite indirimbo nyine bataresha uretse gato. Nta kibazo mwite kobwa. Ariko nari ngatangaye ko byari kurangira utamwise izina nawe ngo nyine ngo byumvikane iki. Ni badumba babizanye ibyo. Ni badumba babizanye. Ntari ngiye kukwibariza Element afite indirimbo nkeya sibyo? Element nonaha umukubise indirimbo 40. Byihorere. Niba uri kubona movement ya Element umukubise indirimbo 40 zose zifite hit nk'izo yagiye akora. Iyo Spotify uri kungira yabimeze gute? Ntabwo yabasha gukora izo ndirimbo 40 kuko ko yirirwa ku mashini ko tutazikora abagiye kwifotoza.
ntabwo rero nabyumvise je ngo yagiye hehe ngo bagiye Kwifotoza. kwifotoza ariko kwifotoza nayo ni branding nayo birimo mu kazi. ariko Du, mana we Dumba, ka mu elementi buzima karaberwa ka elementi karaberwa yo udufoto twabo dusa ewa elementi ni umuhanzi kabisa no se siyo mpamvu se mwamuhaye izina kobwa biramubera pe. gakobwa ubuhere Je Eho. reka ngutume kuri Koci Gael. Ese du uri muri hano wowe nkandi. Ndimo namutuma nk'umuntu ukunda umuziki muziki Okay. cyangwa aho ngaho ni sawa. noneho ndashaka kubwira akantu konyine Jay yavuze namushyigikiraho tukagendana 5 kuri 5 nta muntu ugira umukiri inama Urakoze cyane. Nabimubwiye Dumba kandi nongera ndamwihanangiriza. Dumba namwihanangirije. reka ngutume rero ugende umubwire. Dumba nakwihanangirije nta muntu. Ndashaka ko ugenda ukabwira umukire wanyu ko zigenda umukire. Ariko se buretse gato nkubwire. Dumba buretse gatoya. Ko watunze nawe abahanzi. Ko abahanzi bazi uburyo bagoranye n'uburyo baba bameze nk'ibigoryi. Koko do nawe uri umuntu ushobora kublaminga abandi. Why not? Je njye wabahanzi Nitwagukotereje kugira ngo uve mu Rwanda usubire Canada kwera ko amafaranga yagushizeho kubera abahanzi. yego amane wamukote ayo ndapfa none Je mwaramukotereje Arabizi icyo bita buyale. Abahanzi banje narase ko bari abagore biwe bari abahanzi be akana wirwa urongora none ndebera wakayiza gasazi karagiye karabwera karabwahagira Brian aramarabitse reka tuzi nanceceka nago ngo warabitse ubusuri ya mwana ari hehe akiri wawe ntabwo yari mu maboko meza ntabwo yari umwana mwiza ntabwo yari umwana witonda ubarihe ntabwo wirirwa akora ibiganiro kuducaro ntanazi Igosha Nadia bari hariya agatuba yakararitse arimo aravuga ubusa. muramarabitse murakoze. Ngiye gusubira ku bintu nari ndimo ndavuga ndashaka kugutuma ku mukire wawe wewe Jay Squeeze. Ariko se wowe urajya gutanga inama z'ibyakunaniye Dumba. Oya ariko nawe Jay wivuga gutyo reka rangize kukubwira we icyo nturanacyumva nese byamunaniye n'ibiki Dumba yarafite ngume ku mukire wawe Jay. nese ubungubu imbaraga za Fifira ya na Nuriya Nadine niba ari Nadia nizo urimo urashaka gufata ukagereranya n'ibintu bya element n'ibya 155 murimo nawe ukagereranya ibintu bitagereranye. Dumba yarafite kandi Buriya abahanzi banye nibananiye kubera Fifira yafite indirimbo irimo iratwika imihanda yose. Ko nta niyo nzi izina ryayo ngabaza Brian wo mu Yero DJ. nakunda kwicara imbere Baza Diane wo mu DJ ngiyo ndirimbo yitwa ngo iki? wajya kwicara imbere Buriya wi indirimbo ya Fifira ya na Beach bayita gute? Kandi ni umu DJ agiye gusacinga kandi ni umu DJ kandi uwo ni umu DJ. Hari ukuntu yicaranye n'umugabo mu modoka ahita amushyize urutoki mu ntuza. Nabyumvise ko ari wabyumvise ko bamushyize urutoki mu boro ari kumwe n'umukobwa ahise amuga ngo niyicare imbere kugira ngo abone uko azimutera. Yesu ako manije wabanyerera ibaze ko mba nicaranye n'abantu ari kumva amagambo buri kuvuga mani ibaze ko turi kuva mu rugo tugiye mu kazi ariko nyumvira amagambo buri kujaje. Buriya nanjye nagize ngo Jay ibyo avuga nibyo kubera hari ukuntu wise umeze nkaho uniha. Oya ego amane niha Mbese Brian ni uterwa cyane ni utera aterwa amacumu mu mbavu. Brian yabivuyemo rega niyo mpamvu yibagishije nenda kugira ngo ikibuno kigaruke yongera ariko warasase nukuri Brian yabivuyemo byebaresha. Brian yaranyemereye kandi Jay sureba ukuntu we na Dumba musigaye mushaka kunyiha no kumarabika no kumbeshyera ako se Brian ariko Brian ubundi ubyemeye wabiki? Oya Brian niwe ibintu utakoze kemerera ubigahambira ko mubibamo mubikunda. Jay ndakwihanangirije nguhaye gasopa ndakwibujije mubuze wamukizwa we ndakubujije bro aya magambo buri kuvuga hano hari abakristo dusengana mu rusengero baba barahanga kuri live ndakubujije
Brian kabisa, Brian ahubwo Brian gisigaye gikunda abagabo, niyo mpamvu cyanyemereye iki umupuri. Thank you so much. Urumva rero ngiye kugutuma. Genda ubwire Coach Gael umukire wawe. Ntacyo najya kumubwira bo bantumye ni izina ry'Imana. Basi umva, basi iby'abandi bari hano muze kubimwohereza mu byohereza. Mumubwire ati ariko Dumba uri kubona ukuntu cya Jay no musi cyatinye comment. Mumubwire ngo turabizi ko ari umwana mwiza, turabizi ko n'inyungu ibintu ashaka agendereye neza, ariko Coach Gael ni ibintu bibiri kandi agomba kwisuzuma arebe niba ari byo. Either baramuroze ibintu abashaka agendereye sibyo akora, cyangwa se akunda abantu bamwegereye cyane ku buryo bamuhindura ibitekerezo, kubera Coach Gael ikintu abagendereye cyane ndamuzi ko Coach abagendereye neza. Coach niba umbona, Coach, I'm looking in this camera, I'm talking to you, I know your intentions are good, but your circle is very bad. Dumba, Coach Gael, your intentions are good, but your circle is a very, very bad circle. Dumba. Ubwo iyo sako irimo nde nande? Tugende. Dumba. Iyo sako nzagaruka ku yindi live nyivuge. Dumba, ikintu kimwe nakubwira urakizi? Dumba uzapfura umutindi. Ayiwe ndopfe none. Ubusumoyi. Amakosa Dumba ubukora. Urumva? Nayo gushaka kumenyera abakire. Yego ye, ariko se niba wirirwa gusega, uzi umuturage w'imuhanga wagiye, uzi umuturage ureba nabo uzapfura umutindi kubera ko urasabiriza kabisa. Uzi umuturage w'imuhanga wagiriye inama umukiri byamubayeho ngo baramufunze. Uboya baranamukubise bamwumanya n'urukuta. Noneho ndashaka kumenya ko uyu ari umuturage wo muri Canada. Urakoze. Utema ibiti. Urakoze. Ibyo bintu narabyumvishe je na mugenzi wawe Kinyusa arimo aravuga ngo nema ibiti, ariko ndashaka kubaza kugusobanurira gutema ibiti muri Canada bimenyesha iki? Bimenyesha iki? Gutema ibiti muri Canada na ahantu gutema ibiti muri Canada na ahantu umuntu ashobora kwinjira ishamba akavayo akoreye amadolari 600 ku munsi, je muri 155 badashobora kuguha nyuma y'ukwezi. Reka je yahembwa makeya muri 155 niyo mukozi uhembwa amafaranga ya nyuma make. Nicyo bita gutema ibiti muri Canada. Nkubwire Brian, ariko sha ndashaka kuzajya kwirebera umukire Coach Gael sha, nanjye nago aheruka kumpa ibice, ndashaka kuzajya kumwirebera nkamwijugariza akanyihera. Muzajya muza muharabike ngo mujye guhembesha. Kwiyamye wakintu nge mu bintu nigeze vuga. Ubwo ngo arimo arakurwanya yewe, ngo arimo arakurwanya. Iyo ahubwo arimo ngo arimo araziba inzira ngo uzacyamo kugira ngo ugende usebe. Iyo wamwumvishe nicyo kibazo kwa Kasuku n'urusambo. Kasuku icyo muhuje na Bruce Melody ni ukwitambika abantu bagiye kugera kuri. Ngewe nta muntu n'umwe nshobora kwitegereza. Wowe na Bruce Melody icyo muhuriyeho ni ukubuza abantu bashaka kuvugana na Coach Gael ibintu by'amafaranga. Nawe oya nuko ikibazo gihari ni iki ngiki. Urumva wabyutse mu gitondo Dumba wateguye abo bana bamaze buriya yabashizemo, ugiye gutangira guharura inzira ngo z'ukuntu ngo wabwira umusaza ngo agukirireho. Ntabwo ibyo nabyemera. Uhamagaye Brian mwabivuganyeho bamaze kubashyiriraho imbere y'Imana yo mu ijuru mfe nonaha. Mwe mutangiye kuba ceceka umva izina ry'Imana ngiye nari ndimo nditegura ngiye kujya ku kazi, dore ndaza mbabona kuri live mitanzaho niba nigeze mvugana na Dumba kuva mu gitondo. Imana yo mu ijuru Imana nushaka tube twavuganye. Oya nyine nuko ashaka kukumvikanisha, nuko ashaka kubwira abantu yuko ngewe nawe ari ibintu twapanze cyangwa se nge mutangiye kunkira muse ngo nanjye bamaye igiceri kire kagize ukintu bitani bwo bahita ubona imivugire yanjye natogotano hazagira unyishyura ariko gatoya urebe yo bivugisha se nibi. Je imikino yawe yose uno munsi kuri live twayiguyemo twagufasha. Gusa ndashaka kubabwira ko umwana mugiye gukiniraho
bamwita Mugisha. yego urakoze sha. Ndasubiramo, umwana mugiye gukiniraho se na nyina baramwitegereje bahita mwita izina Mugisha. Cya jeswe zagira ngo cyaguye mu mafuta y'ubuto yayandi yacamutse. njye sinjya mfata mu nnyo, icyo nababwiye nakibabwiye, Iyo nababwiye ko nti rero natwe tudafata mu nnyo. buretse gato iherezo Hari akagambo ko Kigali yanditse arimo aravuga ngo azazana Chris Brown mu Rwanda. Urakibuka yanditse yavuze ngo mark my words. Yavuze gute? Ariko azamuzana. mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo retenesa. Mark my words, ko Kigali yavuze ngo I will bring Chris Brown muri iki gihugu. Mark my words. Ko Kigali wants you to mark my words. Mureke ko Kigali marking my words. Umwana murimo murakinira nawe bamwita Mugisha. None se ubundi we nawe reka nkubaze Dumba mbere yo kuvuga ngo Coach Gael yavuze ntabyo. Nase uri kumva ko atabikora se? Ntago nabihakanya ariko. Urakoze naringi. Ubwenge bwa Dumba ndimo ndagenda numva bumeze nk'ubwaho Nika. Gusa ntiye amagambo ko Kigali yakoresheje kugira ngo nanjye ndikoreshe hano. Ko Kigali natagira ubwenge akareka kumva amagambo y'abantu bamuri iruhande akifatira decision nk'umugabo ye n'amabya ye, ko Kigali ugaguma ukavuga ati ibi nibyo nshaka gukora. Wallahi ko Kigali abo bantu baragukoresha amakosa. Ese abo ni banduzi abamwongorera ni bande du? Ariko nanjye niba naringiye kumubaza abamwongorera ni bande? Yasa ko ubundi Dumba ntabwo njya mpubuka. Ubumba ntegereje haza umuntu avuge rimwe nze mbavuge. Umva mbese. Oya Brian, nukazajya ukora ikintu udafite plan B. Buri kintu cyose turagisetinga mukaminga ndaje. Aka bro, reka nkubwize ukuri ijya mwivugisha byose, byo mukora byose. Coach Gael wallahi man uramuniga nawe mujye mu mwubange. Reka nkubwize ukuri nka coach ikintu aba yarakoreye nk'urubyiruko. Turetse no kuvuga ngo iby'abahanzi be baramaze nibashaka bazatandukane cyangwa babyihorere. Ariko bro, uriya muniga nk'urubyiruko mana aba yarabakoreye ikintu kirenze, sibyo? Iyo afasha kubaka Kigali Universe ikorerwamo ibikorwa, ushaka gutegura igitaramo akajyamo, umwana wese ufite umushinga cyangwa se ufite ikintu ashaka gukora akagenda akabona ahantu ho kujya gushyira iyo myidagaduro in case udafite amafaranga yo kujya gukodesha izo za arena, sibyo? Ibyo biboro nabyo mujye mubyubahira umuntu kabisa. Na undi muntu wo warabitekereje, abo ba manager banyu bamuvuga bamaze imyaka igihumbi, nta numwe waratekereje ikintu kiri big atekerereza urubyiruko avuga ati uru rubyiruko reka turuhereze ahantu h'imyidagaduro, sibyo? Ibyo bintu mujye mubyubahira. Uri umuntu uba warakoze ikintu muri societe kingana gutyo man. Nka coach man we ameze nk'umuntu aho gushaka kugira ngo nuko nyine babigeramo bakabirwaniramo, ariko bameze nk'umuntu ushaka kugira ngo atange ikintu abantu nabo nyine babona amahirwe yo kukisangamo kandi kinini.